umubare wacu ni 9 igisobanuro cy'umwataka ifoto yacu igusigira urwibutso mu birori byawe yaba ubukwe anniversaire bridal shower inama n'ibindi nguhitiyemo 9 Image Studios ngo bagufashe gukesha ibirori byawe bizahore bihanze muri 9 Image Studios bakwandikira ku mipira mu buryo bwose ibikombe amakaramu gukora ibitabo kwandika ku ngofero umwihariko ukaba ifoto bagufotorera muri studio ugahita uyitwara ngwino wihugure gukora live streaming photography gutunganya filime ndetse na social media management wadusanga muri centre y'abatsinda ku cyapa cya taxi ahazwi nko ku iseta ya Giheka hamagara tukurangire kuri 07 22 810 891 9 Image Studios. Your image will stamp your heart. Yes, turabashuje inshuti bakunzi ba Farmers TV2 reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Twakomeje kugenda rero tuvuga ko tuzajya tugenda dukora ibiganiro bigiye bitandukanye ndetse tunagenda twumva ko tugomba kureba ku ruhare rw'abahinzi n'aborozi byibuze tukajya tugira ibintu tugenda tuganiraho umunsi ku munsi. Aha rero murabizi ko kuri Farmers TV Rwanda cyangwa se Farmers TV2 tugenda tuganira ibintu byinshi ariko bituma umworozi nawe ubwe ashobora kuba yagenda agira byinshi yunguka mu buzima bwe bwa buri munsi. Rero muri kino kiganiro cy'uno munsi ngiye kubaganirira ku bijyanye n'ubworozi bw'inkwavu. Abantu benshi bakunda kumva bafite inyota yo korora ariko ahanini ntibagire amakuru ajyanye n'uburyo ki bashobora kubonamo bwa bworozi bwabo muri rusange. Rero muri kino kiganiro cy'uno munsi tugiye kurebera hamwe ku bworozi bw'inkwavu. Ni ikiganiro nzagabanyamo ibyiciro bigiye bitandukanye ariko by'umwihariko nzajya ngenda mbagezaho byinshi mu bijyanye n'ubworozi ndetse n'ubuhinzi tugenda tunamenya uburyo ki dushobora kwinjira mu bworozi bwacu umunsi ku munsi. Ngende Imanirahunda Jean Paul none Farmers TV2 ubundi tuzatugenda tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Nyarukira rero kuri YouTube channel yacu ukore subscribe ndetse bino biganiro byacu unabisangize abandi mugenda mubana umunsi ku munsi tuzatugenda dukora ibiganiro bigiye bitandukanye kandi murabona ko aho uri hose ushobora kuhakorera ikiganiro kandi murabizi neza yuko burya mu buzima bwacu tubamo bwa buri munsi korora ni ingenzi ndetse no kurya ni ingenzi. Murabizi ko zahabu dufite kuri ino si ya rurema ni iki nta kindi ni ukumva ko byibuze hari byinshi nawe ubwawe ushobora kunguka binyuze mu butaka cyangwa se mu bworozi. Ibyo nta bindi rero ni ubuhinzi n'ubworozi. Ndi Imanirahunda Jean Paul reka dukomeze n'ikiganiro. Borozi b'amatungo magufi Super Fresh yabazaniye ibiryo by'amatungo bikorwa na rwa ruganda kimenya bose rwo ku mugabane w'Uburayi Intraco Feeds. Kuri iyi nshuro aborozi b'ingurube nimwe mwashyizwe igorora kuko Super Fresh yabazaniye ikirungo gishya uvanga n'ibiryo by'ingurube zikagira intungamubiri zuzuye zigakura neza bikanongera ubwiza n'ireme by'inyama zazo. Niba uri umworozi w'ingurube guhera uyu munsi mu biryo ingurube zawe ntihakaburemo Intraco Feeds kuko ubu irakugeraho mu gihugu hose mu dufuka tw'ibiro 10, ibiro 20 n'ibiro 50. Gukoresha Intraco Feeds ni ugusezera ubukene kuko ingurube yagaburiwe ibiryo birimo Intraco Feeds iba yujuje ibisabwa n'abaguzi ku isoko. Hamagara izi nimero ureba kuri televiziyo yawe tubikugezeho byihuse nawe ujye mu mubare w'abandi borozi b'ingurube bamaze kumenya ibyiza bya Intraco Feeds. Ushobora no kurangura ibiryo bya Intraco Feeds i Nyabugogo hafi y'ahitwa Kundagara. Ni nyuma rero yo gutumikira abadutumye mbabwira yuko by'umwihariko tuba turi kumwe n'abantu bagiye batandukanye muri kino kiganiro cyacu. Ariko mbere yuko dutangira reka mbanze nkwifurize kugira umwaka mushya muhire wa 2025 mbabwira yuko nanjye Imanirahunda Jean Paul mba mpari mu buryo bwa buri munsi tugenda twiganirira. Ibi ngibi ni ibintu nahisemo ko tuzatugenda tuganira yaba ku buhinzi ndetse n'ubworozi mu buryo butagoye nta kwigisha. Nimba uri muri ofisi ukabasha nawe kumenya n'icyo ushobora gukora mu buzima bwawe bwa buri munsi hahandi mu rugo nawe ubwawe ushobora kugenda ukikorera ibiraro ku nzu yawe ukagira inzu kandi ukagira n'ibiraro. Ibi rero ngiye kukubwira uburyo ki ushobora nimba ukunda kwirira akaboga agakoko cyangwa se agakwavu byibuze nkwigishe ibyo ushobora gukora kugira ngo nawe ubwawe ube wabasha kugira ibyo wakora ubworozi wakora aho kugira ngo ujye urushaho kugenda ubigura hanze ahubwo urushaho nawe kugenda wunganirana n'ibyo wowe ukorera iwawe mu rugo buri munsi.
Ubworozi bw'inkwavu rero muri rusange tugiye kubuvugaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko ngiye kukubwira ku bworozi bw'inkwavu, nkubwire ko urukwavu ari itungo rigufi ryororoka cyane kandi rikura vuba, ntiricuranwa n'abantu kubera ko rurya ibiryo bishobora kuba wowe ubwawe, rukarya ibyatsi cyangwa se rukanarya yaba ibyumye cyangwa se ibibisi. Rero ubworozi bw'inkwavu bworoshye kubukora ndetse buba bwiza cyane ku bafite amikoro make ndetse n'intege nkeya. Ubworozi rero bw'inkwavu icyo nakubwira ni uko bufite agaciro mu mibereho y'Abanyarwanda kuko butanga umusaruro uhagije mu gihe gito kandi ku buryo bworoshye. Ntibutwara amafaranga menshi kandi imirimo yabwo ntivunanye. Inyama z'urukwavu zikungahaye cyane ku ntungamubiri. Inkwavu zitanga ifumbire nziza kandi nyinshi. Inkwavu ntizororerwa ahantu hanini. Ubworozi bw'inkwavu rero ubworozi bw'inkwavu bugoboka ababwitabira, bityo bugatuma ababukoze barushaho kugenda bahangana n'ubukene. Ndaza kukubwira, reka turebe ku moko y'inkwavu abantu bashobora korora mu buzima bwabo bwa buri munsi, yaba mu rugo ndetse na wa wundi uba ushaka gukora bwa bworozi mu buryo bwa kinyamwuga. Amoko y'inkwavu aboneka mu Rwanda. Mu Rwanda hari amoko atandukanye y'inkwavu, ariko itandukaniro ryayo rigatandukanira ku mabara, ku musaruro, ku biro urukwavu rupima ndetse no guhangana n'indwara. Inkwavu rero zigaragara mu Rwanda zirimo izitwa New Zealand cyangwa se Neo Zealand. Rero uru rukwavu rwa Neo Zealand ni urukwavu rufite ubwoya bwera ku mubiri wose. Urukwavu iyo rukuze rupima hagati y'ibiro 4 n'ibiro 4 n'igice, ndetse rurororoka, rubyara hagati y'abana 6 na 7 ariko rugacutsa 6. Rugira rero amaso yiganjemo ibara ritukura. Urwo rukwavu ahantu uzarubona hose uzumve ko ari urukwavu rwa Neo Zealand. Rero reka nkwibwire kandi ku rukwavu rwa California. Urukwavu rwa California ni urukwavu rw'umweru rugira amabara y'umukara ku matwi, ku maguru, ku murizo no ku munwa. Rubyara abana bazima hagati ya 7 n'8, rugacutsa abana 7. Rero urukwavu rw'ubu bwoko rukuze rupima ibiro hagati ya 3 ndetse na 6. Reka none twigerere ku rukwavu rw'inyarwanda. Ubwoko bw'inyarwanda bugira amabara atandukanye, ntibukunze kurenza ibiro 3 mu gihe rukuze, kandi ubwo ubwarwo rurwanya indwara rukanahangana nabyo. Bivuze ngo ni cya kindi tuvuga ngo inyarwanda aho tuva tukagera tuba twumva ko ibintu by'iwacu biba bifite ireme. Rero urabona ko no mu ubworozi bw'inkwavu z'inyarwanda nabwo ubwazo aba ari ubworozi bumeze neza, budafite ikibazo, kandi ni bwa bworozi umuntu wese nawe ubwe yakumva ko yajyamo, ariko kwa kundi abujyamo nawe akumva ko nta kindi gihombo buri bumuteze. Gusa icyo twabonye ni uko bugira izi nkwavu z'inyarwanda zigira ibiro bikeya, kuko ahanini ntabwo zikunda kurenza ibiro 3. Reka noneho turebe ku myororere y'inkwavu. Nimba twarebye ko korora inkwavu ari ibintu byoroshye, inkwavu zororerwa mu kiraro cyubatse neza gifite isuku kandi zikagaburirwa mu buryo bukwiye kugira ngo zirusheho gutanga umusaruro. Noneho reka twirebere ku buryo umuntu ashobora kubakamo ikiraro cye. Akazu k'inkwavu zibamo kagomba kuba nibura kicaye hagati ya santimetero 75 uvuye ku butaka. Agasanduku kagomba kuba gafite ibipimo byibuze uburebure bwa 1 metero, ubugari bwa santimetero 75, ubuhagarike byibuze bwa santimetero 55. Ako niko kazu by'umwihariko urukwavu rwawe rushobora kubamo. Inzu y'inkwavu igomba kuba nini ukurikije umubare w'inkwavu zizabamo. Urukwavu rumwe rero rukuru rugomba kuba nibura mu mwanya uri hagati ya metero kare 0.6 na metero kare 0.7. Urukwavu rero rucutse rugomba kuba mu mwanya nibura wa metero kare 0.1. Akazu rero gato cyane gatuma inkwavu zidindira, ntizikure neza, kandi noneho ntizigire ubuzima bwiza. Ahangaha ushobora kureba ku biganiro tuba twaragiye dukora mbere, ukareba byibuze akazu k'inkwavu uko kaba kameze.
Inzu rero y'inkwavu igomba cyangwa se inzu y'inkwavu igomba kujyamo umwuka ariko ikaba ikingiye neza umuyaga. Inkwavu rero zigomba kubona urumuri, kubura urumuri bituma inkwavu zanga kubangurira cyangwa se ngo zibangurirwe, icyo rero bikagabanya uburumbuke bwazo. Kugira ngo urumuri rwinjire mu kiraro, urugi rugomba kuba rukoze mu twenge cyangwa se akayunguruzo. Urukwavu rero ni itungo rigomba ituze kugira ngo ryororoke kandi rugire ubuzima bwiza. Ibibuza inkwavu rero amahoro cyane, nakubwiramo nk'urusaku rukabije, ibisimba cyangwa se amatungo azirya. Ahangaha nakubwira imbwa cyangwa se imbeba. Utazagira ngo ufite imbeba mu nzu yawe wumve ko inkwavu zawe zizabaho zitekanye. Oya, ntabwo ibyo ngibyo bishoboka, ahubwo ahanini usanga urukwavu rubaho neza mu gihe narwo ubwarwo rudafite bya bisimba cyangwa se rudafite ibintu biruzengereza mu bijyanye n'imibereho yarwo mu buzima bwayo bwa buri munsi. Ahangaha reka noneho twivugire ku isuku. Isuku ni ingenzi cyane kugira ngo ubworozi bw'inkwavu bugire akamaro. Urukwavu ntirugomba kurerwa n'imiti, ahubwo rugomba gukingirwa. Umworozi agomba kurukingira mbere y'uko rurwara. Akazu rero k'urukwavu kagomba iteka guhorana isuku. Isuku mu kazu ikingira inkwavu nyinshi nko guhitwa ibitukura n'ubuheri buterwa n'umwanda. Ni byiza rero gukora isuku mu kiraro cy'inkwavu cyane kenshi gashoboka. Akazu rero kagomba gusukurwa bihagije. Hagomba rero kwitabwa kuri ibi bikurikira: ibyo bubakisha akazu bishobora guterwa umuti, kwirinda inguni zishobora guhisha ibiririzi cyangwa se udusimba. Mu kazu hasi hagomba gutuma byibuze amahurunguru n'inkari bitambuka, ni ukuvuga kuba hari utwenge byibuze cyangwa ibiti bitegeranye, hagati yabyo hakaba harimo nibura santimetero 1.5. Icyo ziriramo rero ibyatsi zitabyanduza. Icyo ziriramo n'icyo zinyweramo byozwa buri munsi. Urugi runini rutuma basukura neza hose. Reka noneho turebe ikiganiro cyacu uyu munsi duse nk'aho tugicumbikira ku bikoresho bishyirwa mu kazu k'inkwavu. Ibi ngibi biratuma tubasha kumenya ngo ese ibikoresho tuzashyira mu kazu k'inkwavu zacu ni ibihe. Umworozi agomba kumenya ko ashyiramo ibyo ziriramo. Umworozi ashobora kugakora cyangwa se kugikora mu giti, mu ibumba cyangwa se agakombe. Umworozi ashobora kubaka ku rugi inyuma akazu k'inkwavu cyangwa se ku rukuta imbere y'akazu k'inkwavu kugira ngo ashobore guhindura ubwatsi no kugabura ibiribwa bikize kandi bitunga inkwavu. Ni ukuvuga imvange y'ibiribwa nyine, cyangwa se ibisigazwa byo mu gikoni. Ahangaha ntago nimba washyizemo ibyo ziriramo, ntago ugomba kwibagirwa ibyo zinyweramo. Gishobora rero kuba igikombe umworozi akagifatisha ku rukuta rw'akazu kugira ngo urukwavu rutayamena. Ikindi, ugomba kwita ku buryo ugomba kugaburira inkwavu zawe. Kugira ngo ikinyabuzima gikure neza, kigire ubuzima, cyororoke, kigire icyo gitanga kandi kirwanya indwara, gikenera amazi n'ibiribwa. Bimwe rero mu by'ingenzi urukwavu rurya, ugomba kumenya ko habamo ibyatsi nka kimari, inyabarasanya, amasununu, igifuraninda, imigozi y'ibijumba, igicumucumu, urwiri, setariya, terebusakumu n'urubingo. Ibi kandi hazamo n'ibibabi by'ibinyamisogwe, ni ukuvuga ubunyobwa, soya, ibishyimbo, amashaza, mukuna, desmodium n'ibyatsi byumye nabyo ushobora kubiha urukwavu, harimo nk'ibibabi by'ibigori, iby'ingano, ubwatsi bwumye, ibishishwa by'amashaza n'ibishyimbo, amakoma acagaguye, ibibabi by'amashu ndetse na karoti. Ibisigazwa rero byo mu gikoni ariko ureba neza niba nta macupa yamenekeyemo cyangwa se ikindi cyakomeretsa urukwavu mu kanwa. Ibyo bisigazwa bigomba kuba bifite isuku kandi bitarahuguta. Icyo ngicyo nakubwira ni nko kuvuga ngo kuba wagaburira ibiryo bigaze urukwavu rwawe. Kimwe rero n'abantu, urukwavu rukeneye guhindurirwa indyo kugira ngo rukure neza. Ni byiza rero kongeraho ku byatsi inkwavu zirya sondori, ibinyabijumba, ibinyampeke bibashije kuboneka byaba ari byiza. Umuceri utetse wasigaye ukihera agakwavu kawe rwose, icyo gihe gakura neza cyane.
urukwavu rero rukoresha neza ibyatsi, ariko kandi nanone ruha agaciro ibiribwa bikize ku bitunga umubiri. Umworozi ushaka kunguka cyane ukabona abana benshi kandi bakura vuba, mu bworozi bwe ashobora kugura cyangwa ubwo akikorera imvange y'ibiribwa bikize ku bitunga umubiri ahereye ku byo agura cyangwa yihingira. Muri iyo mvange hagomba kuba harimo ibiribwa bitera imbaraga, ibyubaka umubiri, vitamine n'imyunyu muri rusange. Ikiganiro cyacu cy'uno munsi rero cya Zahabu ya Twese kuri Farmers TV2 reka tugicumbikira ahangaha. Nge Ndimana Rangunda Jean Paul, mbibutsa yuko by'umwihariko muri Nani Image Studios ariho hantu bagukorera amafoto meza, bagukorera amasertifika agiye atandukanye ushobora gutanga mu birori byawe, bagukorera ibikombe cyangwa se awards zigiye zitandukanye. Akaba ari abantu bakwandikira ku myenda, abantu bakwandikira ku bikombe, amakaramu ndetse n'ibindi. Icyitwa branding cyose bakaba bakigufasha mu birori byawe bya buri munsi. Reka rero nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza, kubwira ngo ibiganiro byacu n'ibiganiro by'akagaruka butaha. Ntuzacikwe n'ikiganiro cyacu aho nzaba nguhereza ingero noneho z'imvange nziza zitaruhije ushobora gukora cyangwa se umworozi ashobora kwikorera bitewe n'ibyo afite mu rugo rwe, kandi koko ibyo ngibyo ugasanga ntabwo bikuruhije mu bworozi bwawe. Rero bye bye, ciao ciao. Imana ikomeze kubaha ishya n'ihirwe, dore ko muri kino kiganiro mba nifitiye Afia Bora iruhande rwanjye. Umubare wacu ni 9, igisobanuro cy'umwataka. Ifoto yacu igusigira urwibutso mu birori byawe, yaba ubukwe, anniversaire, bridal shower, inama n'ibindi. Nguhitiyemo 9 Image Studios ngo bagufashe gukesha ibirori byawe bizahore bihanze. Muri 9 Image Studios bakwandikira ku mipira mu buryo bwose, ibikombe, amakaramu, gukora ibitabo, kwandika ku ngofero. Umwihariko ukaba ifoto bagufotorera muri studio ugahita uyitwara. Ngwino wihugure gukora live streaming, photography, gutunganya filime ndetse na social media management. Wadusanga muri centre y'Abatsinda ku cyapa cya taxi ahazwi nko ku iseta ya Giheka. Hamagara tukurangire kuri 07 22 810 891. 9 Image Studios, your image will stamp your heart.